Ijambo rivuga ngo mu bumana mwana. mu bumwana yatsa mimi mu bumana kuraho mikikuye mu bumana mwana mu mwana mu ndirimbo yanjye mimi uri kubera mu bumana mwana oya baburetse mu bumana mwana mu bumana mwana mimi iyo ndirimbo ivuga gute iyo ndirimbo mu bumana mwana Aho wabonye mu bumana mwana ubicishije mu bumana mwana. ubicishije mu bumana mwana oya ariko iyo ndirimbo ndayizi niyanjye ndayibutse yitwa urukundo wankunze yitwa ngo indirimbo irimo iryo jambo. Ijambo riravuga ngo ntagufite sinabaho. ntagufite sinabaho ntagufite sinabaho ntambe muri gusoma ayo magambo ntagufite ndapfuye ntagufite 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 ndagufasha nkurasa amashimwe mana Anase umwami wacu Yesu Kristo, iryo ni ryo zina twebwe twemera, ni naryo twambaza. Ubwo abemera irindi zina ntibibe impamvu yo kudutera amabuye, ahubwo ubwo biterwa n'uko umuntu we yemera cyangwa amahitamo ye. Tubahaye ikaze abadukurikiye, abari kure n'abari hafi, mwongere mwumve neza y'Imana, mwongere mwumve urukundo rw'Imana. Nkunda kuvuga ngo hari igihe uba mu bihe bikakwita izina, ukajya wibaza se nzagera igihe nanjye mbe ku musozi w'abashima Imana, ariko Imana yimura ibihe. Hari n'ijambo rivuga ngo yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Bivuze ngo ibihurimo ntibibe impamvu zo gutukisha Imana, ahubwo utegereze Imana izaza. Reka dutangirane n'isengesho. N'ubundi turi kumwe n'umuramyi, umuhanzi cyangwa n'umuririmbyi, biterwa n'uko wabyumva cyangwa nawe ubyumva. Ni Mabosi nk'ibisanzwe. Reka dutangire n'isengesho. Akantu tugiye gukora ni gashya, tugiye kureba koko indirimbo Mabosi aririmba niwe wazihanze. Ese indirimbo Mabosi aririmba aragenda akazigura? Ese Mabosi aririmba indirimbo yatekereje cyangwa bazihumekewemo n'umwuka w'Imana? Reka dutangire n'isengesho. Ubwo muraza kudufasha niba ari uguca urubanza cyangwa niba ari uko sinzi ukuntu ndi bubyite. fashe mwuka wera mbe hafi. Okay, reka dutangire n'isengesho. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye imbabazi zawe. Imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho. Tugushimiye ineza n'urukundo rwawe byabanye natwe. Nyaguhora ku ngoma ku bwacu ntabwo byari gushoboka, nta nubwo twari kubyishoboza, ariko imbabazi zawe zagumanye natwe tugira ibyo dushobora. Niyo mpamvu tukweretse ibindi tudashoboye kugira ngo wowe ubishobore. Twambaje izina ryawe ngo rize ribane natwe muri kino kiganiro. Mwami Imana, bibe impamvu yuko abatarakumenya bakumenya, kandi bibe impamvu yo kuguhimbaza kuri benshi bazakurikira kino kiganiro. Ngaho ngwino bane natwe, utwungura ubwenge, mu izina ryawe ryera Yesu tubyambaje, amen. Maboni karibu. Urakoze cyane. Ese uzi gusenga? Ndabizi. Oya ntabwo ari ukubera ko nsenza, ahubwo ndibajije hari ukuntu umuntu aba azi nko gusengera ibiryo cyangwa ugasanga azi guteka, reka azi guteka amazi. Oya nzi gusenga, nsenga mu ndimi cyane. Mabosi tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Turakwishimiye nanone, twishimiye ko ugarutse, haba kuri Mabosi official, haba kuri Give Hope, naho iyo tugukeneye turakubona. Warakoze ko ibyo wadusezeranije n'uyu munsi ukibikora. Yego, ya. Hanyuma mbere ko dutangira akantu nshaka ko dukora, ndagira ngo
uhesha umugisha umunsi ku wundi turunguka. Burya niyo yaba umuntu umwe cyangwa babiri bungutse biyongere mu muryango wa Maboss Official, burya uba wungutse. Hari igihe rero akunda nk'indirimbo ariko akaba atazi nyiri iyo ndirimbo, tangira utwibwira. angire mbibwira ntacyo ni okay. Yesu reka nkwibarize gukiniruka mu ngibya nkagira ngo nabisize inyuma ariko nagera imbere ntabyisangamo. Yewe musozi we wiyita imbere ya Zerubabeli. Yewe musozi we wiyita imbere ya Zerubabeli. Zerubabeli mwana wanjye ndagukunda. Dufite Imana abari kurira n'ukuri mwihanagure. Dufite Imana mwese abari kurira n'ukuri mwihanagure. Ubwo ntekereza bahise bamenya ibyo ari byo. Hanyuma akantu rero nashaka ko dukora, ni nababwiye ngo turashaka kumenya ndashaka kumenya Mabosi izi ndirimbo koko arazihaha. Ntabwo uje kunsebya. Ntabwo nabigukora, ndagukunda urabizi. Hanyuma mu ndirimbo zawe tugiye kugira zimwe na zimwe cyangwa zose nitugirirwa umugisha wo kuzibuka, wenda ninkubwira nk'ijambo runaka, numara amasegonda 30 utaratangira iyo ndirimbo ndamenya ko wayihashye kandi wambwiye yuko zose ari wazihangiye. Hanyuma nzajya nkubwira ijambo rimwe cyangwa abiri bigize indirimbo yawe, uhita uturirimbiraho gace. Urumva uri tayari? Ndi tayari. Ndi tayari. Kari powder cyangwa oya kari tayari. Ndasebye karabaye. Aya ntago ari impamvu zo kugusebya, ahubwo turimo turagira ngo turebe hanze baravuga ngo wagwana. Sawa. Okay, mu ndirimbo ufite hari indirimbo ivuga ngo izuba ukwezi n'ibyaremwe. Izuba ukwezi n'ibyaremwe, inyenyeri n'ibiguruka, isanzure ryose rigushime, natwe abo waremye tuguhaye icyubahiro. Uragatoye. Akandi kantu nshaka ko umbwiraho ni ijambo riri mu ndirimbo zawe abantu bakunze, ntazi wenda igihe wayihimbye, kondisiyo wayihimbye urimo, harimo ijambo rivuga ngo kuki niruka. Kuki niruka? Gukiniruka mu ngibya nkagira ngo nabisize inyuma ariko nagera imbere nkabyisangamo. Yesu mbwira uko wabigenje, Yesu mbwira uko wabikoze, uko wabaye muri iyi si y'ibyaha ariko ukayisohokamo neza. Yesu mbwira uko wabigenje, Yesu mbwira uko wabikoze, uko wabaye muri iyi si y'ibyaha ariko
yisohoka muneza. Mabo, nshaka kubaza iyi ndirimbo uyihimba wari uri hehe cyangwa byari byagenze bite iyo ngiyo umaze kuririmba? Okay. Mbwira. Nkunda kubivuga, ndirimba indirimbo kwa ko nagize kwemeranya n'umutima wanjye nkumva ko ari message ngomba kuririmba. Iyo message rero yaraje nibaza ngo kubera iki abantu ejo nihana, Imana imbabare kwiba, imbabare kwica, gusambana, bya bindi byose twihana. So katura bakagusengera, nyuma y'ukwezi ukonye ukabyisangamo. Rero nandi kubaza Yesu ni wamba bari ukambwira ukuntu we wabikoze ukabicamo. Naho yavuye. Yaba yaragusubije? Yaransubije. Yakubwiye ko yabigenje ate kugira ngo we abashe kunesha? Yarambwiye ngo yihishe muri se. Niho hari uburinzi honyine. Tugeze ku ndirimbo irimo ijambo rivuga ngo mu bumana mwana. Mu bumwana yatsa mu bumana kuraho mikikuye mu bumana mwana mu ndirimbo yanjye mimi uri kubeshya. Mu bumana mwana yababuretse mu bumana mwana mimi iyo ndirimbo ivuga gute? Iyo ndirimbo mu bumana mwana. Aho wabonye mu bumana ubicishije mu bumana mwana. Ubicishije mu bumana mwana. Iyo ndirimbo ndayizi niyanjye. Ndayibutse yitwa urukundo wankunze. Yitwa ngo mbega indirimbo iravuga ngo urukundo rwawe Mana rurahebuje, urukundo rwawe Mana rurahebuje, rwatumye utanga umwana wayo kuducungura. Urukundo rwawe Mana rurahebuje. Ubwo rokowe nikira. Okay, naje. Indirimbo nahereyeho bwa mbere niyo ndirimbo yanjye ya mbere. Niyo mpamvu yewe nshaka ko utubwira ijambo njye kukubwira ukaturirimbira indirimbo. Indirimbo irimo iryo jambo. Ijambo riravuga ngo ntagufite sinabaho. Ntagufite sinabaho. Ntagufite sinabaho. Ntambe muri gusoma ayo magambo. Ntagufite ndapfuye. Ntagufite ntagufite ndagufasha nkurasa amashimwe Mana y'isi nkurasa amashimwe Mana y'isi n'ijuru, ikiganza cyawe gihore kuri njye Mana, nari kumwe nawe nta mahoro nagira.
ntari kumwe nawe nta mahoro nagira. Murasa amashimwe mana y'isi n'ijuru, ikiganza cyawe gihore kuri njye mana, nari kumwe nawe nta mahoro nagira. Okay, ntacyo ariko ntabwo bikuraho ko wabonye 0. Nabonaga ugiye guseba imbere y'abafana, ndavuga nti mukobwa reka nkukopeze. Hanyuma ijambo rivuga ngo yewe musozi. Yewe musozi, yewe musozi we, wiyita iki imbere ya Zerubabeli. Yewe musozi we, wiyita iki imbere ya Zerubabeli. Zerubabeli mwana wanjye ndagukunda. Zerubabeli mwana wanjye ndagukunda. Hanyuma ako yari challenge twari twifuje gukora yo kugira ngo turebe eske uyu muhanzi wacu Mabosi mu ndirimbo ze yagiye aririmba wenda nko dusanze arimo nizo wahashye ahubwo ni kukira cyane kunusu. Hanyuma twari twagize ngo turebe eske hari ukuntu nyine buri kintu cyose umuntu akora akenshi akwiye kugikuramo isomo. Turebe eske Mabosi uhere ku ndirimbo yagiye aheraho, nazizanye cyane cyane nyuma kugira ngo ndebe ko byibura hari ikintu yaba akizibukaho, ariko nko ku ijana afite nka 90. Hanyuma ndagira ngo dusoreze ku ndirimbo yawe yakunzwe kugeza kuri ubu, haba bari mu Rwanda n'abari hanze, imaze kurebwa n'ibihumbi. Reka ngira ngo mbanze ndebe kugira ngo ntaza kuza kwibeshya. Imaze kurebwa n'ibihumbi byinshi, amamiliyoni. Mvuze na miliyoni naba mbeshye, ni amamiliyoni. Uyu mukobwa afite Imana nk'uko yabiririmbye, akashaka ko afite n'amafaranga. Harya bavuze ngo ni mu mutima, ni muri Mwuka Wera. Ibyo bintu nibyo. Hari indirimbo yitwa Dufite Imana abantu benshi bamenye, kuko ntabwo navuga ngo bayikumenyemo, abantu benshi ntabwo bazi ko ari n'indirimbo yawe. Nibyo byiza. Kubera iki indirimbo yawe yabaye star wowe ugasigara? Cyetse ubajije Imana niyo yagusubiza icyo kibazo, ariko ni byiza nyine. Kuki uri kuvuga ko ari byiza? Okay, mbona igenda irebwa, narinzi ko wenda uzajya mbabwira mwese mukajya muryama ngenda bakandagiyeho cyangwa ngendera hejuru y'ibati. Tekereza rero abaye ari uko byagenze, bishobora kuba naririmbira mu isi ariko mu ijoro sinzaririmbireyo. So Imana rero burizi ubwenge, ati uyu mukobwa ni ntamuca amababa ashaka kuguruka kanansanga hano ku bicungo, rero wabona niyo mpamvu. So rero no kubibona nk'ibibambwe. Ariko hari akantu wibagiwe kubw'impamvu z'uko ugira isoni, ngira ngo iyo biza kujyana kumenyekana kw'indirimbo nawe ukagenda, byari kuba ibindi ngira ngo. Harya ngira isoni. Isoni se bundi, isoni ni ibisanzwe, buri muntu wese arazigira. Ariko buri wese arazigira, ariko harya ubwo twavugaga gute? Nese wahaye hehe icyo kunywa? Shamimi n'aya mazi ko ayanyweye wenyine, hari ikintu wampaye watse kumbeshya. Ariko
vraiment nyine Imana ikora ibintu izi impamvu yabyo. Isoni zo ndazigira ariko bitari cyane, hari igihe bijya bigeraho azihisha ko baravuze ngo zirisha uburozi, tazashiduka nariye uburozi. Bivuze ngo iyi ndirimbo yamenywe cyangwa imaze kurebwa n'abantu benshi, amamiliyoni niko nari mvuze. Abantu benshi barayikunze. Nari nyicuranzeho gatoya kugira ngo abantu baze ko kuko ugiye kuyituririmbira. Indirimbo imaze kurebwa n'abantu, imibare haryo ndabasha kuyisoma nkurikije hahandi neze pfiriya, na miliyoni 3 n'ibihumbi 809 n'abantu 63. Felicitation ku bw'iki gikorwa. Urakoze cyane. Iyi ndirimbo ntekereza cyane yari ni official, ntabwo ari official video. N'umugisha ukomeye, tubwire n'abantu n'undi bakomeze bayirebe, niyo tugiye gusorezaho. Yo ntago ndi buvuge ngo akantu gatoya muri Dufite Imana, kuko usibye nawe guhita ukamenya n'abantu badukurikiye kwa kuntu kumva umuntu ari mu turimo, ari mu muhanda agenda, noneho nk'ukuntu nyine nyura nko ku muntu ari kuyiririmba nkajya mbabwa se ahubwo usabwe kumpa amafoto bakajya babona ko nziranye n'umusitari. Ni abahanzi bake cyane no muri gospel babasha gukora indirimbo zikarebwa kuri uru rugero. N'abazwi bisanzwe b'abasitari ni bake cyane. Yego. Wagiye gutanga ituro ry'ishimwe? Ituro ry'ishimwe se simona nditanga. Okay, ni indirimbo ngira ngo dusorezeho, uyituririmbire. Wahitamo kwituririmbira yose, wahitamo kuririmba agace. Abantu ubwo wari buze no kuduhereza amanota kuri ya challenge twakoze. Umwanya no wawe, ubwo ni naho turi bunasoreze. Ngahicecekere igihe n'iki ngiki, ijuru ryitamururiye kukumva, nkuko Yahana guya amarira Hana. Ngahicecekere igihe n'iki ngiki, ubwo nari ndi mu cyumba ndi gusenga, numvise ijwi rimpamagara rimbwira riti humura mwana wanjye, ibyo wasabye uyu munsi n'ukuri urabibona. Dufite Imana, dufite Imana, abari kurira n'ukuri mbwihanagure. Dufite Imana, dufite Imana, mwese abari kurira n'ukuri mwihanagure. Wararize utagira uwaguhoza, urataka ugira ngo sinde kumva, urasaba ugira ngo sinde kumva, ariko mwana wanjye ndagira ngo nkubwire, nta muntu kumva nk'uko njyewe nkumva. Ngahicecekere igihe n'iki ngiki, ijuru ryitamururiye kukumva, nkuko Yahana guya amarira Hana. Ngahicecekere igihe n'iki ngiki. Sinamenye kuririmba, nanjye nzaza mbaririmbire. Mabosi urakoze cyane, reka dufate uyu mwanya tugushimire. Wakoze ku mwanya wawe kandi uba wanakoze kwicisha bugufi, ukamera kuba hamwe n'abaciye bugufi. May God bless you. Bavuga ngo iki? Ngo may God bless you. Okay, yari challenge twari tuje kubakorera. Ni byiza tuba tugira ngo mukomeze mufashwe n'ibihangano by'abahanzi bagiye batandukanye. Uyu munsi twari turi kumwe n'amabosi, muhabwe umugisha. Reka n'ubundi dusoreshe isengesho kugira ngo ibyo dukora byose bibemo Imana kandi namwe tubaragize Imana. Nanone tugushimiye yuko uri mwiza, tugushimiye ko wabanye natwe muri kino kiganiro, tugushimiye imbabazi zawe,
uri Kristo n'uyu munsi uracyari umwami, turacyabyizera dutyo. Tugushimiye mwami Imana ko waturinze ibyo twavuze, mwami bibe ibyagura ubwami bwawe, kandi abantu barebye iyi video nawo ubaha umugisha utagabanije. Ngo ukomeza kubana natwe, ukomeze kuzwe muri twebwe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen.